ngira ngo iki ni ikintu kimwe mu bibazo Mineduc ifite idashobora kwihanganira niba koko ushobora gusanga abantu benshi barimo bagenda bibaza kuri zino gahunda zikorera mu burezi kandi mu by'ukuri bo iyo baje bagenda basobanura cyangwa se basobanura abaturage yuko bashaka kijyanye n'ireme ry'uburezi. Ni ikintu kiza rwose ku munwa iyo kirumvikana nk'ikintu kiza, ariko nano kibaza uburyo bizagerwaho. Ibi rero byose haba bijyanye no kopeza abanyeshuri bigenda bivugwa, haba bijyanye na ruswa ziri mu bigo by'amashuri cyangwa se muri Mineduc mu rusange bigenda bivugwa, biragaragaza yuko bishobora kuba byateza rwaserera abakozi ba NESA bakirukanwa, kubera ko murabizi iyo ikintu cyatangiye kugira tension iri ku rwego hejuru nk'ingiyi, kugira ngo n'umuyobozi w'igihugu ashobora kumenya ibibazo biri muri Mineduc, hibazwa ni ikihe kintu mu by'ukuri kiba kiri kujya mbere. Hari aho ugera bakakubwira ngo bamwe mu bashinzwe na departments runaka zigiye zitandukanye usanga barangaye cyangwa se batitaye ku nshingano zabo neza. Aha rero wahita ubihuza n'amafaranga muri finance baba barateganyije mu bikorwa bigiye bitandukanye, ukaza gusanga mu by'ukuri bishobora guteza ikibazo giteye ubwoba. Munyemere nyuma gatoya noneho twinjiranemo mbereka mu by'ukuri ukuntu bimeze, murebe n'impamvu ibintu bitoroshye ku rwego hejuru. Yes, ndakwakiriye dukurikiranye kano kanya, uraza kunyihangana kuko mfite vibe, ntabwo nyifite vibe nyinshi cyane kuko mbajya tuze kuganira nkuko musanzwe mutwandikira muri inbox cyangwa se muri DM zacu, mutwereka mu by'ukuri ibibazo biri muri education. Ntago ikibazo ari education cyangwa ntago ari uko iyo education ari kugira wenda irimo ibibazo, ahubwo ikibazo nabarimo bateza ibibazo muri education cyangwa se mu burezi muri rusange. Uyu munsi tuvugana ndatekereza nta muntu n'umwe utazi ikintu kijyanye n'urwego rw'igihugu dukunda kwita NESA cyangwa se National Examination and School Inspection Authority. Bivuze ko ari ikigo cya leta cyo mu Rwanda gishinzwe ibizamini bya leta n'ubugenzuzi bw'amashuri, kikaba cyarashinzwe hagana mu mwaka w'2020 kandi gikorera munsi ya Minisiteri y'Uburezi dukunda kwita Mineduc. Bivuga ngo NESA ni department yo muri Mineduc cyangwa se ni department ya Mineduc ishinzwe kijyanye n'ubugenzuzi bw'amashuri ndetse no gutanga ibizamini. Uva ibijyanye n'iko ibizamini byose biri muri zino nshingano za NESA. Mu yandi magambo, iyo tuvuze gutegura no gukoresha ibizamini bya leta, gukosora no gutangaza amanota y'ibizamini bya leta, kugenzura ireme ry'uburezi mu mashuri, ibi tutumva ikintu kijyanye n'NESA. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza yuko kijyanye no gushyiraho no kurikirana ibipimo ngenderwaho by'amashuri cyangwa se kuyobora gahunda yo gushira abanyeshuri mu mashuri nyuma y'ibizamini bya leta no gutanga impamyabumenyi ku batsinze ibizamini bya leta, ibi byose bireba NESA mu rusange. Bivuze ngo amanota ya P6 cyangwa se y'amashuri abanza, babandi barangije umwaka wa 6 w'amashuri abanza, umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye icyiciro cya mbere, umwaka wa 6 ubwo ni icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, hakiyongeraho n'ibizamini ngiro bya leta ndetse n'ubugenzuzi bw'amashuri. NESA ngaha iba yateye amatako. Aha rero niho haza uruntu ukavuga ati kubera yuko hari gwasera nyinshi cyane, abayobozi bamwe na bamwe bashobora kuba batazi neza yuko bishobora kubakuraho. Imyaka yashize twagiye twumva ibintu bitangaje, abantu bakaza gatanga comments cyangwa se bakabivuga aho biri aho ngaho, ariko mu by'ukuri ku muntu ubona cyangwa se ku muntu ukunda uburezi ahita abona yuko ijyanye n'uburezi mu Rwanda gisa nkaho kinjiriwe, kandi kikinjirirwa atari ku bushake bwa leta y'u Rwanda, ahubwo ari bamwe mu bakozi bashinzwe wenda inshingano zabo runaka, bica inshingano zabo bikahita biza bikaya ku kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini bya leta kwabaye kwica inshingano zabo. Iyo bagushize mu mwanya runaka warize cyangwa se ufite qualification kuba ufite uwo mwanya, ibi ni ibintu bisanzwe mu Rwanda. Ntago waba warize buganga ugiye kuba director muri education kuko nta byakunda, ugomba kuba warize ikiyanye n'izo nshingano ugiye gukora. Aha rero mu myanya ikomeye cyane yo muri NESA twavugamo harimo nk'umwanya w'umuyobozi mukuru dukunda kwita Director General wa NESA, akaba ari nawe umuyobozi w'ibikorwa byose, niyo batanga raporo na finance nibiba, mbese ikijyanye n'igikorwa cyose kibera muri NESA niwe babibazwa. Uyu munsi kiyobowe na Dr. Bernard Bahati. Ubwo muze kunyihangana ko yari yuko ushobora kuza gusaba minsi iraza hashobora kuza impinduka nyuma yuko ibigenda bivugwa no hanze bisa nkaho biri kwabaza abaturage cyangwa se n'abantu wenda bakunda education. Hariho umuyobozi wungirije ariko akaba afite agaciro cyane kuko tukunda kumwita Deputy Director wa General, ni wa wundi wungirije nyine uriya Directeur General wa NESA. Hakazamo n'ushinzwe cyangwa se umuyobozi ushinzwe ishami ry'ibizamini byo twita Examination Department. Kano kanya menya hayobowemo witwa Jean Claude Nzeyimana, ari nawe watanze speech igihe batangazaga amanota ya P6 na Sina 3.
akunda kugaragara cyane mu gihe cyo kuyobora ibiganiro nk'ibi ngibi. Hakaza noneho n'umuyobozi ushinzwe ishami ubugenzuzi n'ireme ry'uburezi dukunda kwita quality assurance. Aba rero nibo navuga yuko bafite icyo bakora kujyanye n'inshingano ziba muri NESA cyangwa se n'ibitangwa muri NESA cyangwa se n'ibyubahirizwa muri NESA. Niba kano kanya impamvu nababwiye ko bashobora kuba babeguza cyangwa se bakabirukana batareba nabi neza, niba bavuga yuko kano kanya iyo bigeze mu gihe cy'ibizamini, ubwo ntanajya kujyanye wenda na inspection, kubera yuko bivuga muri inspection aho n'ibindi bindi uko bagenda bakinga amarido mu maso ba directeur ibigo by'amashuri cyangwa se uturere, aha ntabwo twabizaho, ahubwo ko twivugiye kuri bintu byabaye muri no minsi. Umunsi yashize bagitangira ibizamini ahagana mu mpera z'umwaka w'amashuri wa 2025, hari hitezwe yuko hagomba kuzasohoka abana batsinze cyangwa se batsinzwe ariko barabikoreye. Ibi koko nane cyo kiba kinateganyijwe. Ntekereza yuko umuhango wo gutangiza ibizamini muri rusange, umuyobozi mukuru wa NESA araza agatangaza amabwiriza, akababwira nicyo bifuza ku bakosozi, ku bacekazi n'abandi batandukanye bafite icyo bagomba gutanga kugira amanota aboneke. Mu by'ukuri igihe cy'ibizamini cyo baba barabiteguye kera, kuko bizamini bitegurwa mbere y'igihe bikashirwa aho bigomba gushirwa, bakazabikura ku rwego rw'igihugu bagera mu turere, utuye natwo tugafata bya bizamini bakabishira ku masite. Navuga yuko harimo ibyiciro bibiri bituma wenda bino bizamini bikopezwa cyangwa se bikoperwa. Hari icyiciro cyo kuva ku rwego rw'igihugu ibizamini bigera hehe ku masite. Ahangaha naho birashoboka ko wenda naho usanga wenda envelope batangiye kuzinjirira, cyangwa se abantu biyita ngo ni aba IT babandi bo muri NESA nyine bashaka kuba babona uburyo bakopeza cyangwa se kubona ibizamini. Cyane cyane ko mwumvisha yuko ibigo bimwe na bimwe byo mu Rwanda bifite abana b'abahanga mbere y'ibizamini ko bitangira aho gatoya, hari igihe babura. Kibaza abana ba mbere cyangwa se wa kabiri wa gatatu abandi babona yuko ashoboye, ni igiki bari kuganizwa gitandukanye n'abandi, babura bagiye he. Bivugwa yuko akenshi bano bana baba baragiye kugira aba training bazatsinde neza, ariko uko bazi ibintu byinshi cyane aho bazakorera nibajya gukora icyo gikorwa cyo gukopeza, nk'uko bigenda bivugwa, bazafasha abandi banyeshuri bari munsi yabo mu gukopeza bagenzi babo. Twumvikane neza, uko bagenda bakora ibizamini bya leta ino minsi bitandukanye n'imyaka yashize, kubera yuko imyaka yashizeho wasangaga umwana yandika ibyo yize uko abyumva bitewe n'uko mwarimu yamwigishije cyangwa se uko yabisomye mu gitabo. Uyu munsi ntabwo uko bimeze. Uyu munsi umwana arabazwa, abagomba kuba afite nyine ni CBC bakoresha, abagomba kuba afite ibyibanze byo kumva ikibazo, noneho bakamuha ibisubizo munsi, noneho bakaza kuri kumuha umwanya wo guhitamo igisubizo cy'ukuri. Bivuze ngo ni choix multiple cyangwa se multiple choice. Mu yandi magambo ni uguhitamo igisubizo cy'ukuri cyangwa se cyiza cyane kuruta ikindi mu byo baba baguhaye. Bivuga ngo n'umwana utize utagiye gusoma yagenda agakora akabona 0 ku nyine yabaye kuri cyangwa se akanatsinda, birashoboka mu gihe yagize amahirwe yo guhitamo neza. Aka kanya rero ufata umwana w'umuhanga ukajya ku training, ukamubwira ngo ikizamini wenda cya physique no rugero, guhitamo ni abacada ibintu nk'ibyo ngibyo biroroshye cyane kuba yakopeza sale yose. Aha rero mu mwaka nako byagenze, twagiye tukumva ngo ba préfet de discipline, ba préfet des études, abanimateurs bagiye bifashishwa mu yo gukopeza abana. Ngira ngo iyo mwagiye mubyumva ku masite atandukanye yo mu Rwanda muri rusange, hamwe na hamwe bagiye bakopeza abana hifashishijwe babandi bafite ubunararibonye mu kumenya ibisubizo by'ukuri. Bivuga ngo wa muyobozi w'ishuri cyangwa se mwarimu runaka yari afite uburenganzira yuko yakopeza. Ahangaha ugahita wibaza, uno muntu uhagarariye site, uno mwembejerita nta kintu abiziho, kuko nta ntekereza yuko mu ikarasi wajya mu giye gukopeza umuntu harimo umuntu ushinzwe kugenzura, unahembwa, twita ngo ni ikiraka kiryoshye cyane, unahembwa na NESA kuri ya mafaranga babwiye haruguru twitangira, bikagera kubwo umwana afata umwanzuro wo gukopeza abandi atabizi. Iki ni ikibazo giteye ubwoba. Wakongera kugarukana none uburyo ki amanota atangazwa nkuko byagiye bivugwa, ugasanga harimo utuntu utari kumva neza. Nyamara buriya umuntu akuvuga ngo abantu bakunda gukora amakosa cyangwa bangiriza izina ry'umuntu, ntabwo ari wa muntu nyibwite uri mu nshingano, aho gusanga bamwangiriza izina cyangwa se abatuma inshingano ze zipfa ni abandi bantu babakwana wa muntu, kuko umuntu we ku giti cye ushaka gusanga inshingano ziwe zikora neza, ariko abamwungirije cyangwa se abandi bakorana kare baza kwangiriza izina ryiwe. Ibyo mubifate gutyo rwose. Niba nahari cyangwa kadufata urugero mwarimu wigisha wenda imibare, ushobora gusanga wishimira neza, ariko bano barimu bagenzi bawe bigisha ayandi masubject akusanga niba kujya guteranya kwande kwa dictate cyangwa se kwa dosi kwa dodi, ngo nta gukora kubera ko nyine wowe udakunda kujya mu matiku cyangwa se amagambo. Aha rero niho hataza cya kiba cyo kuvuga ngo NESA nidacunga neza ishobora kwitaba. Murabizi umuyobozi w'igihugu we yumvisha bitagenda neza rwose, ntabwo yakurazaho agerageza kubwira
impamvu ugomba guhindurwa kugira hajya abandi. Bivuze neza bisabwa ko bano bayobozi nanone bo muri NESA bahagarariye NESA uko twabavuze tugitangira bakore as a one team, bagenda kurikirana neza ikibazo kuntu kimeze, kuko sino biraza kugaruka ku burangare bwa NESA kujyanye no gukopeza. Nkumva nyine harimo gutikiza ingengo y'imari y'ibizamini bisa nkaho ibitateguwe neza, kubera ko niba ushobora gusanga uburyo ki ibizamini byarinzwe kugera umwana akoze ikizamini, so urumva nawe kubona abana barenga 2000 ngo barakopejwe, ngo birakekwa ko bakopejwe, ntabwo ari kubona amanota yabo, ni skandal, ni ikintu kibabaje cyane. Ari mu mujyi ntabwo yapfa kubyumva, ari n'umwana ntabwo yapfa kubyumva. Hari n'abana hano bazarenganiramo kubera yuko biga ku kigo runaka akaba atarazi ko bazakopeza, ariko kubera yuko nyine babaketse ugasanga bibonye mu matsa kuba ngo babuze amanota. Ndashaka rero kubabaza kano kantu ubundi aho hantu mukorera ibizamini handi twita kuri site cyangwa se handi ku masantere des examens twagiye tuvuga tugitangira na bino bizamini, ubundi ubugenzuzi bwaho bimeze gute ku buryo umwana bavuga ngo yarakopeje? Ese ubundi bino bigo byagiye bigaragarwaho yuko bakopeje, ugasanga ikigo cyose gifite abana 300 cyangwa se abana runaka mu duce dutandukanye, ntabwo ndaza kumentioninga ko murabazi, ibintu bigo birazwi. Ababyeyi batwandikira mu DM zacu bagaragaza yuko iyo bagiye muri systeme bidakunda ngo babone amanota y'abana babo kuko bakekwa yuko bakopejwe. Ubundi bino bigo byo bivuga ko byakopeje bigenda gute? Abana bategite bagomba gutanga umwanya akajya abandi bafite ubunararibonye mu kuyobora, cyangwa se undi muntu ufite ahuriye no gukopeza. Bano bantu bashinzwe NESA bakabakurikirana neza, bakanabashira no hanze, bikazaba nka babandi twabonye bashize hanze bacuza inzoga z'ibyuma, ariko ntabwo inzoga zemewe, nubwo ntanze urwo rugero. So nyemera rero duhure mu kiganiro, ariko mbere kugira dutandukanye cyangwa se dutandukana, uraza kunyemera umbwire uko byifashe ubundi aho ngaho uba ubone n'imikorere ya NESA, cyangwa se bano bakoze muri NESA bagenda bavugwa bamwe na bamwe, bikwiye yuko yakomeje kwikora nk'umuntu uri professional. Bye bye, turakunda cyane, ni wa mungu wanyu question yanyu.